Mbese wari uzi ko impamvu nyamukuru ituma abagabo benshi bagira intege nke, bakumva umubiri unaniwe cyangwa bakabura imbaraga mu mibonano mpuzabitsina atari imyaka bafite nk'uko abantu benshi babyibwira? Hari intungamubiri umubiri uba ukeneye, ariko abantu benshi bakayirengagiza. Ikintu gitangaje ni uko ushobora kuyifata ukoresheje ibintu bibiri bisanzwe biboneka mu gikoni hafi ya buri rugo. Nyamara abantu benshi ntibatekereza ko byagira icyo bifasha muri urwo rwego. Muraho neza mwese, uyu munsi ngiye kubasangiza amakuru ashobora kugufasha cyane niba ujya wumva ufite intege nke, umubiri ukananirwa vuba cyangwa ukumva utagishobora gukora ibintu nk'uko wabikoraga mbere. Mu myaka myinshi ishize, abantu benshi bagiye bagaragaza ikibazo cyo kubura imbaraga, guhora bananiwe no kutagira ingufu zihagije. Birashoboka ko nawe hari igihe ujya wumva ufite ibi bibazo. Ushobora kuba wumva umubiri wawe udafite imbaraga, ukarambirwa vuba cyangwa ukumva utakibasha kwitwara neza mu buzima bw'abashakanye. Ibi ntibigarukira gusa ku mubiri, ahubwo bishobora no kugabanya icyizere umuntu aba yifitiye, bikagira ingaruka ku mubano we n'uwo bashakanye, ndetse bikanagabanya ibyishimo byo mu buzima bwa buri munsi. Abantu benshi bahita bavuga ko ibyo biterwa no gusaza, ariko siko buri gihe biba bimeze. Impamvu nyamukuru ishobora kuba ari uko amaraso atagikwirakwira neza mu mubiri, cyangwa se ku imisemburo y'umubiri itagikora neza nk'uko byakabaye. Imisemburo ni utunyabutabire twihariye umubiri ukora tugafasha ibice bitandukanye gukora neza. Iyo itaringanije, umubiri ushobora gutangira kugira intege nke no kubura imbaraga. Uyu munsi rero ndashaka kukubwira uburyo bw'umwimerere bwakoreshejwe kuva kera mu bihugu byinshi, bakoresha tangawizi na clove. Hari inyungu rero y'inyongera iri muri ubu buryo abantu benshi batigeze bumva, kandi ifitanye isano ikomeye no kongera imbaraga z'umubiri. Niyo mpamvu nkwifuriza gukomeza kubana nanjye kugeza ku musozo kugira ngo wumve neza buri kintu. Ubwo buryo bwo gukoresha tangawizi na clove bufasha kongera imbaraga z'umubiri. Iyo amaraso adatembera neza mu mubiri, ibice byinshi by'umubiri bishobora gucika intege, harimo n'ibifitanye isano n'imbaraga z'umugabo. Iki kibazo gikunze kwiyongera uko umuntu agenda asaza, cyane cyane nyuma y'imyaka 40. Tangawizi ishobora gufasha muri ubu buryo kuko irimo ikinyabutabire cyitwa gingerol. Gingerol ni ikintu gisanzwe kiva muri tangawizi, gifasha imiyoboro inyuramo amaraso kuruhuka no kwaguka, bityo amaraso akabasha gutembera neza mu mubiri. Hari n'abantu bagiye bavuga ko nyuma yo kunywa icyayi cya tangawizi buri munsi, bumvise umubiri ufite ubushyuhe bwiza n'imbaraga nyinshi kurusha mbere. Ariko ibi si byo byonyine tangawizi ishobora gufasha. Hari n'indi nyungu yayo ifitanye isano n'ubwonko n'imikorere yabwo, kandi ndaza kuyikubwira nyuma. Ikindi kibazo gikunze kugaragara ku bagabo ni ukugabanuka kw'imisemburo ifasha umubiri kugira imbaraga zo gukomeza ubushobozi bwawo. Muri ubu buryo kandi hiyongeraho clove. Clove ni iyi ngiyi usanzwe ushyira mu cyayi cyangwa mu mafunguro. Iyo ikoreshejwe mu rugero rukwiye kandi mu buryo bwiza, ishobora kugira uruhare mu gufasha umubiri. Clove irimo ikinyabutabire cyitwa eugenol. Eugenol ni ikintu gisanzwe kiba muri clove gifasha amaraso gutembera neza, kandi kigafasha kugabanya kubyimba cyangwa uburibwe bushobora kuba imbere mu mubiri. Hari ubushakashatsi bwakorewe ku nyamaswa
bwagaragaje ko korove ishobora gufasha umubiri mu mikorere y'imisemburo y'abagabo no kongera imbaraga. Gusa ni ngombwa kumenya ko ubwo bushakashatsi bwakorewe ku nyamaswa bitaba bisobanuye ko ariko bimeze ku bantu bose. Niyo mpamvu umuntu atagomba kubifata nk'ubuvuzi bwemejwe bwo gukemura ibibazo by'imibonano mpuzabitsina. Ikindi ugomba kwitondera ni uko korove idakwiye kuribwa ari nyinshi. Akenshi korove imwe cyangwa se ebyiri zishyizwe mu cyayi cyangwa se zikavangwa n'ubuki ziba zihagije. Iyo tangawizi na korove bikoreshejwe hamwe, abantu benshi bavuga ko bishobora gukorana neza kurusha gufata kimwe ukwacyo. Bisobanuye ko ibintu bibiri bifatanyije bishobora gutanga umusaruro urenze uwo buri kimwe cyatanga cyonyine. Abaganga ba kera bakoreshaga ubuvuzi gakondo, ari bwo buryo bwa kera bwo kwita ku buzima. Bagiye bakoresha uru ruvange atari gusa ku bicurane n'inkorora, ahubwo no mu gufasha kongera imbaraga z'umubiri. Bivugwa ko tangawizi na korove bishobora gufasha amaraso gutembera neza, bigafasha umubiri gukomeza kuringaniza imisemburo, bikagabanya uburibwe bw'imbere mu mubiri no kurinda uturemangingo tw'umubiri kwangizwa n'ibintu byangiza. Kubitegura rero ni ibintu byoroshye. Fata agace gato ka tangawizi gafite uburebure bugera kuri santimetero 1.5, ugakatemo uduce duto cyangwa se ugashwanyaguze. Wongeremo korove 2, ubiteke mu gikombe kimwe cy'amazi mu gihe cy'iminota 10. Nyuma ubiyungurure maze unywe icyo cyayi 1 cyangwa 2 ku munsi. Hari amakuru avuga ko amavuta aba muri tangawizi ashobora gufasha imiyoboro y'amaraso kuruhuka no gutuma amaraso agenda neza. Niyo mpamvu hari abavuga ko mu buryo bumwe na bumwe bishobora kugira uruhare mu gufasha umubiri gukora neza, nubwo bitandukanye n'imiti yandikwa na muganga kandi bitagomba kuyisimbura. Ushobora rero kubyumva nk'umuyoboro w'amazi. Iyo umuyoboro ufunguye neza, amazi anyuramo nta nkomyi. Ni nako rero bimeze ku maraso. Iyo imiyoboro anyuramo ikora neza. Hari ikindi ugomba kumenya: ibinyabutabire biri muri korove bishobora gufasha umubiri iyo bifashwe mu rugero rukwiye, ariko iyo umuntu afashe byinshi bishobora gutuma isukari yo mu maraso igabanuka cyane. Niyo mpamvu kubifata mu rugero bikomeza kuba ingenzi. Hari kandi n'ibintu birinda uturemangingo tw'umubiri kwangirika, ari byo bita antioxidants. Antioxidants ni ibintu bifasha kurinda uturemangingo tw'umubiri twangizwa n'ibintu bishobora kuwugiraho ingaruka mbi. Hari ubushakashatsi bwakozwe bwerekana ko ibi bishobora gufasha ubuzima bw'intanga z'umugabo, ariko nanone hakenewe ubushakashatsi bwinshi ku bantu kugira ngo ibyo byemezwe neza. Reka nongere nkubwire indi nyungu ya tangawizi abantu benshi batamenya. Hari ubushakashatsi bwerekana ko ibinyabutabire biyibamo bishobora gufasha ubwonko gukora neza. Mu bushakashatsi bwakozwe mu mwaka w'ibihumbi 2012, abantu bazima bahawe umuti uturutse muri tangawizi, hanyuma bigaragara ko hari abo byafashije kwibuka no gutekereza vuba. Nanone kubera ko tangawizi ishobora gufasha amaraso gutembera neza, ubwonko bushobora kubona umwuka wa ogisijene n'intungamubiri bihagije. Ibyo bishobora gufasha umuntu gutekereza neza, kugira akanyamuneza no kumva afite imbaraga zo mu mutwe. Nubwo ibisubizo bishobora gutandukana bitewe n'umuntu, uru ruvange rwa tangawizi na korove ntiruvugwa gusa ku kongera imbaraga no gufasha amaraso gutembera neza. Hari n'abavuga ko rushobora gufasha igogorwa ry'ibiryo no gutuma umubiri ukoresha neza intungamubiri uba wakiriye. Iyo igogorwa rikora neza, umubiri ubasha gukoresha intungamubiri neza, umuntu ntahore yumva aremerewe cyangwa ananiwe, bityo akumva afite imbaraga kurushaho.
ariko ni ingenzi kwibuka ko ubu buryo atari umuti uvura indwara cyangwa usimbura inama z'ubuvuzi bwa muganga. Niba ufite ikibazo gikomeye cy'imbaraga nke, ikibazo cy'imibonano mpuzabitsina cyangwa izindi ndwara zirimo diyabete, umuvuduko ukabije w'amaraso cyangwa indwara z'umutima, ni byiza kubanza kugisha inama muganga mbere yo gutangira gukoresha ubu buryo, cyane cyane niba usanzwe unafata indi miti. Niba rero kino kiganiro kikugiriye akamaro, ushobora kugisangiza n'undi muntu ubona hari icyo yakungukiramo. Niba ukunda rero ibiganiro nk'ibi ngibi bifasha abantu kwita ku buzima bwabo, ntiwibagirwe gukomeza kudushyigikira ukanda subscribe, unakande no kunzogera kugira ngo ukomeze kwakira andi makuru meza. Wajya no muri komenti ukaduha igitekerezo, ukatubwira uburyo wafashe bwo gufata icyayi cya tangawizi na clove mu buzima bwawe bwa buri munsi. Twongere rero guhura mu yindi video ikurikira. Murabeho neza, mwirinde indwara kandi mukomeze kugira ubuzima bwiza n'ibyishimo. Nk'ibisanzwe rero mukaba mwari kumwe nanjye Hirwa Olivier. Bye bye. Imana ikomeze ibane namwe.